Imyaka 6 irashize abaturiye Simirwa bizizwa kwimurwa kubera ivumbi rya sima ribangiriza ubuzima rikabasenyera, ndetse n'abaturiye hafi y'abaturikiriza intambi bikabakura umutima. Iyo babajije igihe bazimukira bakubwira ko batakizi, cyakora ikibaraje inshinga n'ubuzima bw'abana babo bukomeje kujya mu kaga karimo uburwayi bw'umutima kuri bamwe. Isima ntabwo itumereye neza, abana bacu bari kwangirika, natwe twarangiritse, dufite indwara nyinshi, noneho bw'abana bagize barwara umutima biratukomereye. Abana babiri nibo bafite ibibazo kandi dufite ibihamya kwa muganga, barabyemeza ko barwaye. Iyo tugiye kwa muganga ngira tuba tubaza ibibazo by'isima kubera ko bitabigaragara cyane, barabapima bagahita babona ibibazo bafite. Arahari witwa Gashongore. Umwana yari mu rugo akina n'abandi, iminota mike yabayikubise hasi, maze kwikubita hasi bahita bamujyana ku bitaro bya Muganza. Muganza avuga ko batamushoboye, bamujyana Ibirizi. Dogiteri niwe wamupimye avuga ko afite ikibazo cy'umutima kubera isima. Umwana afite imyaka 10. Baramuvura ko n'ubundi baramukurikirana, bavuga ko buri kwezi umwana agomba kujya kwa muganga kugira ngo bamukurikirane. Turyama ntidusinzira, natwe imitima yacu bari kubita rwose, sinzi nanjye ndashaka kujya kuzipimisha ndebe. N'ubuhumekero bubi buzanwa n'ivumbi, uburyo abana bato bafite n'ikibazo kuturenza. Hari n'amasaha tugira muri nimugoroba hazi ibintu by'ivumbi binadutokoza mu maso ku buryo byica abana amaso iyo bari gukina umupira hano ku muhanda rw'Abagore. Ikindi dufite ku ngaruka ni inzu dutura, ni inzu zacu zegereye sima. Harimo akaviriburere ku buryo iyo inzu imiryango ikinze. Ni mu karere ka Rusizi, aho nyine abaturage baturiye uruganda rwa Simirwa bafite imbogamizi cyangwa se ibibazo bibabangamiye cyane cyane ku buzima bwabo ndetse n'ababakomoka, ahubwo ndavuga abana babo, aho nyine bafite impungenge z'ubuzima bw'abana babo ngo kuko uruganda rwa Simirwa ngo rubabangamiye, ngo rwohereza ibyuka biryana cyangwa se ivumbi rikaza rigahindanya ubuzima bwabo, aho ababyeyi bo cyangwa se abantu bakuru bo n'ubundi bavuga ko ubuzima bwabo bwarangiye cyangwa se buri mu manegeka cyangwa se buri mu marembera. Bagatabaza rero leta cyangwa se ubuyobozi yuko nibura bwabafasha kurengera ubuzima bw'abana babo mu gihe uruganda cyangwa se ibikomoka mu ruganda rwa Simirwa bikomeje kugenda byangiza ubuzima bwabo. Abaturage bo mu karere ka Rusizi baturiye nyine uruganda rwa Simirwa ibyo babivugaga bakurikije cyangwa se bafite impamvu yuko hari abana bamwe nyine barwaye cyangwa se bagira gutya bakitura hasi, bajyanwa kwa muganga bakababwira ko ari ikibazo cy'umutima nyine uba watewe n'ivumbi rya sima cyangwa se n'ibikomoka kuri sima. Abaturage rero bagasaba leta yuko nibura bakimuzwa bakavanwa aho ngaho kuko ubuzima bwabo buri mu kaga. Ubuyobozi nacyo bwagize icyo bubivugaho ku iki kibazo abaturage bafite. Bavuze ko ibyo kwimurwa biri guteganywa cyangwa se biteganywa gusa kubw'impamvu nyine yuko imiryango isabwa kwimurwa ari imiryango myinshi. Bakavuga ko nyine ari ibintu bisaba process nyinshi kugira ngo bibashe guca mu mucyo cyangwa se bitunganywe neza mu buryo buboneye. Umuyobozi yavuze ko abafite ibibazo by'uburwayi bajya bagana ubuyobozi bukabafasha nyine mu bijyanye no kwivuza mu gihe baba bagizweho koko ingaruka z'ibikomoka kuri urwo ruganda rwa Simirwa, bagahabwa ubufasha bw'ibanze mu gihe hagishakishwa umuti urambye w'iki kibazo hagati nyine y'abaturage baturiye uruganda rwa Simirwa mu karere ka Rusizi. Ndabashimiye mwebwe mudahwema gutwika ko muri kumwe natwe mu makuru yacu, haba ibiganiro bigiye bitandukanye tubagezaho. Bibutsa ukora subscribe, like, share, comment kugira ngo mukomeze mubane natwe mu biganiro byacu bitaha. Umuntu wakoze subscribe ku channel rwose
ni inshuti yacu by'inkoramutima, mbamushimiye mbikuye ku mutima, akomeza agubwe neza ndetse nawe ugiye kuyikora Imana iguhe umugisha. Ndabashimiye, mukomeze mugubwe neza, mugire ibihe byiza, Imana ibongerere imigisha. Ciao ciao, hasta la vista. Ciao.